Muraho neza bavandimwe b'aborozi namwe mwese mwifuza kuba mwatangira ubworozi. Amazina yanjye nitwa Hagenimana Fabien, nkaba n'umuhinzi ndetse n'umworozi wabigize umwuga ubikora kinyamwuga. Muri iyi minsi, muri uyu mwaka dutangiye, aborozi benshi ngenda nganira nabo bajya bambwira ko bahura n'ikibazo cy'uburwayi. Noneho muri iki gihe tugezemo, abenshi nkunze kuganira nabo bambwira ko bajya barwaza indwara ya coccidiosis. Niyo mpamvu rero yatumye mfata akanya nkakora iki kiganiro cyangwa se ino video mbabwira kuri ino ndwara ya coccidiosis. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero uburyo ki wakirinda ino ndwara ndetse nuko wayivura mu gihe inkoko zawe zayirwaye ukoresheje imiti ya gakondo, ariyo ino miti twita iy'ibimera ikunze kwitwa ngo ni herbal medicine, ndetse nanababwire ubwoko bw'imiti yo muri farumasi imwe ya kizungu wakoresha urimo kuvura izi nkoko zawe mu gihe zarwaye zirembye. Ariko mu gihe zitari zarwara ngo zirembe, usabwa kuba wakoresha imiti y'ibimera. Muri iyi video rero ngaba ngiye kukubwira ibyo byose mu mwanya utari munini ndetse utari na muto cyane, ariko ku muntu w'umworozi uzi akamaro ko kumenya ibintu cyangwa se ko kumenya amakosa ukwiye kwirinda kugira ngo atagushyira mu bihombo. Biraza kuba ntabwo biri buze kubera video ndende. Icyo ngiye kugukorera rero, ngiye kukubwira buri kimwe ku bijyanye n'ino ndwara, umuti wayo ndetse n'uko wayirinda n'ibyo wakora kugira ngo inkoko zawe ziguhe umusaruro. Mukomeze mukurikire ino video. Reka ngusabe ari ubwa mbere warugeze kuri ino channel, ndibarwe gukora subscribe, kandi n'igitekerezo cyangwa se ikibazo uri buze kugira uraca muri comment utwandikire, tuzagusubiza muri video itaha. Ni karibu rero muri iki kiganiro. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusobanukirwe coccidiosis ubundi ni iki. Coccidiosis rero akaba ari indwara ikunze guterwa n'udukoko dutoya twitwa Amelia. Utwo dukoko akaba ari tuzwi nka parasite. Tukaba ari udukoko twinjira mu mara y'inkoko tugahita twangiza imikorere y'inkoko, tugatera inkoko kujunjama, kugabanya apeti, kugira amababa ajwamaraye cyangwa se amababa adafashe, amababa ari gutendera, ndetse tukangiza byinshi cyane mu mikorere y'umubiri w'inkoko. Ariho uzasanga inkoko izagira ibimenyetso bitandukanye ku bw'ino ndwara. Iyi ndwara rero ikaba ikunze gufata inkoko z'imishwi zifite hagati y'ukwezi n'amezi 3. Ikindi ikaba ikunze gufata inkoko zikunze kuba ahantu hari isuku nkeya cyangwa se ahantu usanga hari umwanda. Ngaha inkoko ziba ahantu hatose cyangwa se zikunze kumena amazi cyane, aho hantu izo nkoko akenshi zikunze guhita zirwara coccidiosis. Iyi nkoko yarwaye coccidiosis rero hari ingaruka mbi zibita bigira ku mworozi. Icya mbere nuko inkoko zigabanya umusaruro zatangaga. Ikindi nuko inkoko zarwaraguritse cyane coccidiosis bigira ingaruka ku mikurire y'iyo nkoko. Iyo nkoko itangira kugenda ikura gake gake, ndetse iyo zarwaye cyane zikaremba, inyinshi zikunze gupfa imwe imwe kugera zose zishize. Iyi niyo coccidiosis tugiye kuba twavugaho muri kino kiganiro. Ushobora kwibaza rero, inkoko yarwaye ino ndwara ya coccidiosis ushobora kuba wibwirwa n'iki cyangwa se wayitandukanya ute n'izindi ndwara? Inkoko yarwaye coccidiosis, ikimenyetso cyihariye kuri ino ndwara inkoko yarwaye ino coccidiosis ikunze kugaragaza nuko inkoko yarwaye coccidiosis ikunze kwituma amatotoro avanzemo amaraso. Mu gutangira itangira itotora amatotoro arimo amazi cyane, igakurikizaho amatotoro arimo ururenda rw'umweru rusa n'umweru. Cya gatatu nuko ya matoto noneho igerekamwo amaraso. Iyo yarembye cyane, bya bindi tuvuga ngo iri hafi no gupfa, ya matotoro noneho aza ari amaraso yonyine kugeza aho itangira gutotora ikazanamo n'inyama zo mu nda. Icya kabiri nuko ino nkoko akenshi usanga yacitse apeti, ijunjamye, mbese yacecetse. Ikindi nuko amababa y'iyi nkoko yarwaye akunze kuba yarekuye cyangwa se ubona ko yacitse indege. Ikindi nuko ubona izi nkoko zirimo zirahumeka nabi, zigatangira kugenda zipfa imwe ku yindi imwe ku yindi. Ikintu cya mbere rero uba ugomba gukora mu gihe ino nkoko yawe yarwaye cyangwa se imaze kukwereka bino bimenyetso, by'umwihariko harimo kino kimenyetso cy'amaraso, aricyo
coccidiosis itandukaniraho n'izindi ndwara. Buri ndwara tugiye kujya tuzivugaho. Niba mukunze iki kiganiro muraca muri comment mutubwire indwara zose tuzazibigisheho n'umuti ushobora kuba wawuvura ukoresheje ibimera, cyane ko ari byo ngiye nkunze gukoresha. Ntago njya nkunda gukoresha ino miti yo muri farumasi. Rimwe na rimwe hari naho imiti yo muri farumasi uyivurisha ntizikire burundu, bigasaba ko wifashisha ino miti y'ibimera, cyane ko twe tujya tuyikoresha no mu kwirinda aho kuvuza wakirinda. Iyi ndwara rero wakibaza ngo iterwa n'iki cyangwa se yandura biturutse mu zihe nzira? Nk'uko nabibabwiye, ituruka ku dukoko twitwa animalia, ariko kugira ngo utwo dukoko nanone tuboneke nuko haba hari ibintu bindi aribyo tugiye kuvugira hamwe bitera ino ndwara. Icya mbere ni ukuba inkoko ziba ahantu hari umwanda cyangwa se ahantu hari ikiraro kidafite isuku. Icya kabiri ni mu mazi inkoko zinywa atari meza. Amazi arimo umwanda nayo akaba ari inzira ino ndwara yifashisha kugira ngo igere ku nkoko zawe. Ndetse ibiryo byanduye, iyo ugabura ibiryo byanduye nabyo byanduza ino ndwara, cyangwa se gushyira inkoko nyinshi ahantu hatoya. Nk'uko nabibakoreye muri video yabanje ko hari umubare w'inkoko zikwiye kuba kuri metero kare runaka. Kuri metero kare imwe haba hakwiye umubare w'inkoko runaka. Nk'urugero nk'inkoko za saso, kuri metero kare imwe haba hagomba kubaho hagati y'inkoko 4 n'inkoko 7. Ubwo mu gihe washyizemo amasake inkoko ziba ari nkeya, mu gihe ari inkokokazi gusa inkoko zikaba zabona kugera muri 7. Icya gatatu ni uko uba wafashe inkoko yawe ikabura bwa bwirinzi bw'umubiri aribwo dukunze kwita biosecurity, kandi ino biosecurity iva kuri ya miti y'ibimera nanone ariyo turi buze kuvugaho twifashisha mu kuvura ino ndwara. Reka noneho rero dukurikirane uko wakikorera wa muti ukoresheje ibimera kandi ukawukorera aho mu rugo iwawe. Nk'uko nabibabwiye, hari ibimera bimwe na bimwe ukwiye kuba wifitiye aho mu ifamu yawe. Yaba uri umworozi ukaba umaze ukurikira ino channel ukaba udafite ino miti aho mu rugo iwawe, reka nkubwire ngo ubworozi bwawe buri mu marembera cyangwa se buri mu byago mu gihe udafite ino miti y'ubwirinzi. Kandi abantu tumaze igihe dukurikira cyangwa se abo tubana muri group yacu wa WhatsApp b'aborozi bamaze kumenya agaciro k'ino miti y'ibimera ifite. Reka rero turebere hamwe uburyo wakwikorera uno muti wo kuvura ino ndwara ya coccidiosis ukoresheje ibimera. Uno muti rero tugiye kuwukora twifashishije igikakarubamba, tungurusumu, tangawizi ndetse n'amakara. Ano makara arigenge babwira ngabo tubana muri groupe bakibaza ati ano makara na makara ya bwoko ki? Na amakara y'inturusu, ntago ari amakara amwe y'abagorozi nk'uko bajya babimbaza, ahubwo ni amakara asanzwe y'ibiti by'inturusu bisanzwe, ano dusanzwe dutekaho ku mbabura. Urabikora gute rero, cyangwa se urakoresha ikihe kigero kuri uno muti tugiye gukora? Icya mbere urafata igikakarubamba, amababi hagati ya 2 ndetse na 3 manini, nk'uko muri kubona ibi bikakarubamba byanjye ukuntu bingana, amababi hagati ya 2 ndetse na 3. Icya kabiri urafata udutwe twa tungurusumu cyangwa se tungurusumu uyisature ukuramo twa duce two mu imbere, urakoreshaho utunuze utuhungure cyangwa se tumene tw'imbere muri yo hagati ya 2 ndetse na 4, natwo udutonore. Nurangiza urafata n'agace ka tungurusumu nka garama 500. Ino tangawizi yo urakoresha, ino tungurusumu uraza gukoreshamo nibura nayo garama 300. Nurangiza urafata akayiko cyangwa se ikiyiko, uraza gufata ya makara nk'uko nabivuze uyasye uyakore mu ifu. Nurangiza uraza gukoreshamo ikiyiko cy'ifu y'amakara. Nurangiza urafata ibyo bintu byose, igikakarubamba ndomve nkubwiye kuntu uri bugitunganye. Uraza gufata igikakarubamba ugishishura, uza gukoresha rura rurenda rwo mu imbere. Nurangiza urabifata byose use n'ubivangavanga. Ubwo byose uraza kubisekura, mara kubisekura ubivangavange ubikamure, ukuremo wa mutobe wabyo cyangwa se y'amazi, uyashyire muri drinka inkoko zawe zisanzwe zinyweramo amazi. Nurangiza urayiziha hagati y'iminsi 3 n'5, iyo nkoko yawe izaba imaze gukira nk'uko bisanzwe bimeze. Uyu muti ntabwo tuwukoresha ku nkoko zarembye, ahubwo tuwukoresha ku nkoko zarwaye atari zindi zarembye gusa. Hari igihe ukoresha imiti yo muri farumasi nka ino Improlium, turaza kuyireba nayo imiti yo muri farumasi dukoresha mu bworozi.
ariko bikarangira izivuye ariko ya ndwara ndishiramo burundu. Icyo gihe uhita bitabaza ino miti y'ibimera ukahita uyivanga nk'uko tubivuze haruguru ukayikoresha, niho ya coccidiosis ibasha kuba yashira mu nkoko zawe. Ati uyu muti wakibaza ati ubundi ukora iki? Icya mbere, uno muti usukura amara y'inkoko. Icya kabiri, yongera ubudahangarwa mu mubiri wa ya nkoko inyoye uno muti ukoze muri buno buryo. Icya gatatu, igabanya parasite mu mubiri w'inkoko. Ikindi ikagira n'icyo twita kongera immunity mu myanya y'ubuhumekero bw'inkoko. Uku niko uno muti ukora, cyangwa se niko twe dusanzwe tuwukora. Warangiza ukohereza inkoko yawe urwaye coccidiosis igahita igaruka mu buzima bwiza. Noneho iyi nayo ni liste y'indi miti ikora mu kuvura ino ndwara ya coccidiosis, ukayikoresha ari imiti waguze muri farumasi cyangwa se ya miti ya kizungu. Ino miti akenshi uzayikoresha kuri zino nkoko mu gihe zarwaye gusa. Mu gihe yira miti nk'uko nabibabwiye uruguru y'ibimera uyikoresha mu gihe inkoko yarwaye cyangwa se itarwaye, unayikorera icyo bita kuyirinda cyangwa se wongera immunity n'ubudahangarwa bw'inkoko. Iyi rero ni liste y'imiti ikunze gukoreshwa. Akenshi hamenyerewe uno muti wa mbere wa Emporium, ariko hakaba hariho n'indi miti igera muri 3 yiyongera kuri no Emporium yifashishwa mu kuba yavura yino coccidiosis. Gusa ugumenyerewe cyane ni Emporium. Umuti wa mbere rero uzagura muri farumasi ni Emporium. Umuti wa kabiri ni Dolitalazure. Uwo akaba ari umuti wa kabiri uzagura muri farumasi. Umuti wa gatatu nawo witwa Dicalazure, akaba ari umuti wa gatatu. Umuti wa kane ukitwa ESB3, akaba ari imiti wabariza muri farumasi nk'uko mubibonye hano nk'uko nayanditse, niko uzajya ugenda uyibaza mu gihe uzayikenera kuyikura muri farumasi. Urugero ngo kuri no Emporium tumenyereye cyane, iyo uyiguze ukoresha agafuniko k'ikaramu ugashyira muri litiro imwe y'amazi ukabona guhereza inkoko. Aha rero ino miti uzayifashisha mu gihe ukeneye gukoresha imiti ya muri farumasi. Icyitonderwa, uno muti nawo ugaburwa hagati y'iminsi 3 n'5 y'inkoko zitari gukira. Iyo nkoko iba yarwaye iyo ndwara ya coccidiosis, ariko hakaba harimo n'indi ndwara usabwa nayo kumenya ngo ni iyihe ukayivura nayo. Ku bantu bigeze kurwazaho ino ndwara nibo bazi ibyiza byo kuba wakirinda ino ndwara kugira ngo uzayivure. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero uburyo wakirinda ino ndwara burundu ndizigere igera mu kiraro cy'inkoko zawe cyangwa se mu nkoko zawe. Icya mbere ni ukujya ugira isuku ihoraho ya buri munsi usukura mu nkoko zawe. Icya kabiri ni ukugabura amazi afite isuku kandi menshi ahoraho. Ubundi mu nkoko ntago amazi yagakwiye kubura iteka, aba agomba kuba arimo kandi ari amazi afite isuku asukuye. Icya gatatu ni ukutarenza umubare w'inkoko zikwiye kujya kuri metero kare runaka. Nababwiye ngo umuntu uri bugire ikibazo cyangwa se igitekerezo araza guca muri comment atubwire. Icya kane ni uguhindura liters cyangwa se rirasasiro ry'inkoko mu gihe cyagenwe, mu gihe gikwiye, mbere yuko ibyatsi biza bikabanza byazamba cyangwa se bikuzuramo umwanda. Icya kane rero tukaba tugiye kureba icyo twakita ubwirinzi wakora ukoresheje ya miti yacu ya gakondo. Icya mbere, mu miti ya gakondo buri cyumweru uba ugomba kujya uhereza inkoko zawe umunsi umwe cyangwa 2 irimo tangawizi na tungurusumu. Icya kabiri, igikakarubamba ugiha inkoko rimwe mu byumweru 2 mu mazi zisanzwe zinywa. Ubwo ni ukuvuga ngo uzakoresha tungurusumu na tangawizi ndetse n'igikakarubamba bihoraho bya buri cyumweru n'igikakarubamba mu byumweru 2. Ukoresheje n'imiti ya gakondo birashoboka ko wakirinda ino ndwara ya coccidiosis, harimo ngo gukoresha coccidiosta mu biryo by'inkoko zisanzwe zirya, cyangwa se ukaba wakoreshamo vaccination aho bishoboka. Ubwo aho bishoboka ni mu gihe inkoko zikiri imishwi, naho inkoko zikuze ahanini nkanjye mu ifamu yanjye ntabwo njya nkoresha ino miti yo muri farumasi, nikoreshereza imiti y'ibimera. Abo tubana ku rubuga rwacu rw'ubworozi wa WhatsApp, ibi ni ibintu bamaze kumenyera kuko akenshi mbahereza update mbafasha kuvura amatungo yabo arwaye ndetse n'inama mu bworozi. Reka nkubwire ngo
ntiwibagirwe gukora subscribe. Video yaba yikunze uraza kuyisharinga mu nshuti zawe z'aborozi nazo zibashe kuba zamenya ano makuru. Ubundi kwirinda biruta kwivuza. Icyo usabwa we ni ugukurikiza inama tuba tubagira umunsi ku munsi. Reka ngubwire rero wowe w'umworozi utari watera bya bimera nk'uko twabivuze, hari ibimera by'ingenzi udakwiye kubura mu ifamu yawe, koko yeba uri umworozi nyirizina w'umwuga worora inkoko, ukwiye no kwiga nawe se kwizera ukatangira kujya ukoresha ino miti y'ibimera, ukareka kwizera iy'inganda gusa, cyane ko iy'inganda nayo muyizera ariko mu kuyikora kose bayikora bifashishije ino miti y'ibimera dusanzwe twifitiye hano mu rugo iwacu. Reka nkubwire rero, komeza ugire ibihe byiza, ca muri comment, sharinge, unakore subscribe, mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse uno mwaka mushya dutangiye ngira ngo uzababere umwaka w'umugisha, umwaka w'uburumbuke. Ikindi ku bantu mwifuza cyangwa se mukeneye korora azora nk'uko twabibonye ni cya kimera cyangwa se bya bihingwa bivamo ubwatsi bufite intungamubiri nyinshi. Ukeneye umurama cyangwa se imbuto ya azora, urakoresha izino nimero zacu uri kubona hano muri screen. Ukaba utamenyereye azora ngo niki, nawe uratuvugisha tuguhe amakuru kuri azora. Mugire ibihe byiza rero, mworore, muhahe, muronge. Bye bye.